Umwe mu bantu binjiye neza muri Pasika harimo na Mugisha Clapton wamenyekanye cyane ku kazina ka Kibonke muri sinema nyarwanda, we n'umufasha we Mutoni Ntambara Jackie kuri tariki ya 4 z'ukwa kane 2026 bamaze gushyira umukono ko amasezerano yo kuzabana ubuzahereza akaramata bombi nyuma y'imyaka igera ku 8 abo bombi babana bamaze no kwibikaho cyangwa se kubyarana abana bagera kuri batatu. Ni ibirori byitabiriwe n'abastari benshi batandukanye by'umwihariko aho basanzwe bahurira muri sinema nyarwanda umunsi kundi biganjemo nk'uwahoze ari Boss Niyitegeka Gracian cyangwa se Seburikoko bamenya Dr Nsabi ntibagiwe na Nyambo Jessica ndetse na Ndimbati. Ibindi byatangaje benshi birimo nk'impanuro zitangaje za nyirabukwe wa Clapton Kibonke zibashimira uburyo babanye ndetse bakanakundana. Abahanzi bitabiriye ibirori barimo n'umuhanzi Danone wanashimishije benshi ubwo arimbanaga n'umugore wa Clapton Kibonke akaza Bwiza ni Bosco n'abandi batandukanye. Munyemerere nsoze nifuriza isha nihirwe umuryango wa Clapton Kibonke n'uwongeye umvaga nitwa Journalist G Boss. Ciao ciao.